thank God. kubw'iyi minota nubwo tubona ko ari mikeya ariko ndashima Imana ko harimo ibintu byinshi byateguwe kandi n'Imana yabikoze. Though the miracles are few, but I thank God because the road God prepared, and He's the one who did it. Hanjye navuga ngo ku iminota ntabwo nahagara ngo mvuge ko numva mfite byinshi byo kuvuga, ibyishimo, ubuhamya, ibintu byinshi, ariko ndashima Imana ko yagize ibintu byinshi kandi byiza. Personally, I could say that this is a few minutes, and I have so many testimonies. I'm very happy because of many things God has done. Nk'uko yabivuze rero izina yarivuze ntabwo ndisubiramo. As he said, my name is Murebwayire. Ndashima Imana ko yaduhaye agakiza, ndashima Imana ko yaduhaye ubufatanye uyu mwaka ndetse n'indi yatambutse. I thank God who gave us salvation and who helped us in this year, even the previous years. Reka mbanzirize ku bamama, abadamu. First of all, speak about on behalf of married sisters. Hanyuma ndaza no kongera kuvuga kuri korali. But I also want to talk about the choir. Ndashimira Imana yakoresheje abamama muri rusange uyu mwaka wose n'indi myaka yatambutse twagiye dutegura ibintu bitandukanye. Throughout this year, even the previous years, I thank God who used our moms because we prepared various activities and works. Abamama Yesu ashimwe cyane. Married sisters, ntasize n'abagabo, even married brothers, n'urubyiruko, even youth. Ndavuga amagambo menshi mu minota mikeya. I will speak much, but in a few minutes. Kandi asaba icyo ndi buvugeho yaba ari ku bagabo mwese mwumve ko ari cyiza. And whatever I niko Imana yambwiye ngo ni cyiza. Abagabo muri inkingiza muri imyugariro. Our married brothers are pillars. Amen. Siko bimeze mu Kinyarwanda? Is it so? Abadamu turi inkingi z'inzu. And married sisters. Uko rero turi inkingi z'inzu, turi inkingi mu miryango yacu, mu ngo zacu, nako turi inkingi z'itorero. Married sisters are pillars of the home or the house. That's how also became the pillars of the church. N'abagabo nuko nako bari imyugariro mu itorero. Same to married brothers because they are also the pillars of the gates. Mvuge ku mwiherero w'ejo ko naza kuvuga iby'inyuma nkasiga iby'ejo. Let me start from yesterday's retreat. Abamama twagize umwiherero mwiza cyane. Married sisters had a great time. Twaganiriye ibintu byiza cyane kandi by'ingenzi. We had much discussion and all were important. Turashima Imana yaduhuje n'ababyeyi ba Nyamirambo. We thank God who made us meet married sisters from Nyamirambo. Twari turi hamwe muri uwo mwiherero twunguranye ibitekerezo, tujya inama, duhuriza hamwe. We had a retreat together, we discussed together, and we learned from one another. Tuhuriza hamwe tugendeye ku myiteguro iri imbere, ku by'ubwubatsi, ku bintu byinshi bitandukanye mu itorero Imana igiye kudukoresha muri uyu mwaka tugiye gutangira. Also we could get the heart to think about what God will be doing in our lives in the future, especially about our construction. Turizi ko turi abanyantege nke ko n'Imana irabizi, ariko twifashishije ijambo riri muri Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 9. Yes, you know that you are weak, even God knows, but using the word in Galatians chapter 5 verse 9. Turongera twifashishije ijambo riri mu Bafilipi nanone ibice 4 umurongo wa 13. Even the word in Philippians chapter 4 verse 3. Yesu uri muri twebwe, Kristo uri muri twebwe duha imbaraga. Jesus is in us and he is the one who strengthens us. Mu byacu n'uzadushoboza no mu by'umwuka. And he will enable us in our matters, even spiritually. Kuko iyo twirebye dusanga turi abana bato kandi turi abantu mu buryo bw'umubiri, turi abantu bakuru, ariko mu byo Imana turebamo mu ishusho y'Imana turi abana bato imbere yayo, niyo mpamvu zadukoresha imirimo ihambaye. Yes, physically we are grown up, but spiritually we are young, but God will do great and using us. Twifuje rero ko abadamu ko dukeneye gukora ibiterane by'abadamu kuko twungukiyemo byinshi. Ejo twabona umwanya uhagije wo kuganira, twungukiramo ko tugomba kujya tugira umwiherero w'abadamu
byibuza mu mezi abiri nubwo bitugoye tukaganira tugahura tugakora ibiterane by'umwihariko atavuga ngo ni urubyiruko ni abagabo kuko twabonye abadamu twaguwe neza ejo cyane dusaba ko dushaka iyo minsi. So from yesterday, we got idea to have at least this time every 2 months, though it might be difficult. Ubwo mbiboneyeho no kubiteguza abatarabonetse ejo mbasangiza uburyohe twabonye ejo ko tuzongera tugahura. And I encourage those who missed so that next time they can also come. Turashima Imana rero kubw'umuhero w'ejo. We thank God for yesterday's retreat. Reka nsimbuke nta kundi nabigenza. Let me jump. Njye no ku ruhande rwa korali. I speak also about the choir. Amakorali yombi Imana yahumugisha. May God bless the 2 choirs. Twari dufite ikitaramo cy'amakorali twahuye. We had the concert, combined choir concert. Byagenze neza cyane. It was good. Mu mitegurire twateguye twebwe nka iyo twirebyeho umuntu abona ko ntacyo ashoboye ariko Yesu uri muri twebwe yaradushoboje. When we look at ourselves, we think we are unable, but Jesus in us enables us. Turashima Imana ko yaduhaye umutima wo guca bugufi tukicisha bugufi buri muntu wese akabasha kumva akaba umwunganizi wa mugenzi we akaba tugahuza ibitekerezo. So thank God who humbled our hearts and we were able to share the ideas. Kandi turakomeje n'ubundi. And we are still keeping up. Namwe ndabashimira kandi muzakomeze mutube hafi mukomeze namwe mujye muboneka ejo mwarabonetse biratunezeza cyane. I also thank you because of your presence yesterday. We're here and keep it up. Nubwo twari tunezerewe duhagaze hano twenyine tukaririmba nta bantu turi kumwe nabo ntago byagenda neza. Though we're happy singing, if you could sing without any person here, it could not go well. Mwarakoze turabashimiye. Thank you. Shumba bacu. I also thank for our pastors. Batuba hafi cyane mu buryo bw'imitegurire mu buryo bw'ibitekerezo. They are always on our side. Turabashimiye. We thank them. Murakoze cyane rero reka nsoze nanjye nshima Imana kuko nahagaze hano uyu mwanya Imana yawumpaye. Thank you so much because God gave me this time. Ndashima Imana yankoreye ibitangaza muri uyu mwaka sinava kuri kano gatuti ntabivuze. God did great in my life. I cannot miss speaking about it. Nari maze imyaka myinshi ntabona n'abana banjye babaga hanze. I had spent many years without my children who lived abroad. Cyane umuhungu yari amaze imyaka 7. Especially my son had spent there 7 years. Umukobwa yari amaze 2. And my daughter spent there 2 years. Baraje rero bahageze amahoro. They came safely. Ibyo maze ibinsi ibindi nzategura ubuhamya neza n'amashimwe nabo bahari. I will also take time to share the testimony together with them. Murakoze Imana duhana umugisha. Thank you so much.